byari bikwiriye ko Scovia wubwe afata Sabe akamumeshoninga mu kiganiro akuriye urwego rw'itangazamakuru ryigenga. Sabe kuki waje kuvuga n'ubundi yuceceka ko tukumenyere kutajya wisobanura aho ntago Scovia yaba yarakomye urusyo n'ingasire bigakomangana. Icyo nacyo ni ikibazo nibaza. Oya njewe oya hari ibintu abantu babeshya abandi ugasanga aho muravuze ngo Rwanda rw'imisozi igihumbi ariko ntazi n'imisozi itatu. Imisozi igihumbi y'u Rwanda niyi ngirami yego kujya muri filime kwawe umeze nk'umuntu wuriye muri Yorodani urabatizwa n'ikintu ukora ugikunda cyane n'umutima wanjye wose wose. Yego Sabe nawe n'umunyamakuru z'ubwenge kandi nawe turamukunda. Sabe warambwiye ngo wanamupfira hanyuma udatuma abantu urabona Dr. Kanimba Sabe yamusabiye ubufasha abanyarwanda barabutanga aza kugaragara kuri kamera yuko yakize aranagenda turabibona. Muri make ntabwo twari twiteze ko iki kintu cyakongera kugaruka kuri iyi mihanda. Scovia urwego agezemo ndakeka ari hejuru. Ari hejuru gute? Urumva reka mbanze ngubwe Scovia ni uje na rugagi. Yego sibyo Scovia reka ntangire ngusuza kandi nkubwira ngo Imana niguha umugisha wewe udukurikira aho uhereye ari hose udukurikirana uri mu gihugu cyacu nkubwire ngo Imana iguha umugisha kandi mu ntara zigize igihugu Imana iguhe umugisha ndetse udukurikira uri burengerazuba irasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru uri w'agaciro gakomeye cyane. Turi kumwe na Mama Linda official Uwineza Clementina official ukuri Nyako TV. Imana ibaha umugisha twafatanye mu rugendo kugira ngo tubashe kureba ko ari aho twagera ndetse n'abakunzi bacu tubagezeho inkuru n'ibiganiro uko bwije ndetse nuko bukeye tuvuga ngo Imana ikomeze kububaka kandi inabubahishe mu izina rya Yesu Kristo. Tugarukanye mugarukanye na Yvonne nagira ngo numve ko hari abantu bahita bavyandika ivuga amakuru. Ni meza umeze neza cyane? Meze bon. Urakomeye? Yego. Urashima Imana cyane n'abantu bayo. Hari abantu bajya bavuga ngo barashima Imana n'abantu bake. Oya ko mbibona uyu munsi wambaye neza kandi urimo uranandangarira cyane. Urakoze. Ngenda shima Imana n'abantu bavuga ngo twakoranye ikiganiro ngo barabikunda. Yego wow ni byiza barabikunda. Urangiyewe ndakubaha ariko urakoze nanjye ndakubaha. Ndakubaha kuko hano hari mikoro za makote dushyiremo mabuye hano mako oya wikatinga ariko urakatinga nkiri gukora yakira fungura kamera ushyiremo amabuye hano ngaya hano fungura kamera yawe iracyakora kandi ndi kuyikoresha iyi mfite iracyakora fungura kamera rero fungura kamera ushyira amabuye hamwe ntugire ikibazo uri coding urarikodinze. Yego ivuga amakuru rero amakuru ni meza ibintu bimeze neza cyane cyane ibintu ni amahoro se Ivo. Amen. Ubaze ikibazo. Yego iyo bari kuvuga u Rwanda wumva iki? Numva u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Imisozi igihumbi mbwira 7. Oya njewe oya hari ibintu abantu babeshya abandi ugasanga aho muravuze ngo Rwanda rw'imisozi igihumbi ariko ntazi n'imisozi itatu. Imisozi igihumbi y'u Rwanda niyi
ngira mi nk'itatu harimo mana ni ukuri ndayibagiwe pe ni ukuri mbabara ndayibagiwe ariko nzagaruka nabyibutse mu nyumvire njyewe nzajya nisekera. U Rwanda ni iki? Ijambo u Rwanda uba wumva ari iki? U Rwanda nyine mba numva ari u Rwanda rwiza rwibohoye nuko mbyumva. Nuko nguko ubyumva. Yego pe. Nta bindi bintu byinshi ukeneye. Nuko mbyumva. Ni u Rwanda rwibohoye. Yego pe. Buriya u Rwanda mbwira nk'ibintu nka bine ubona u Rwanda rurusha ibindi bihugu. Icyambere n'umutekano, agaciro ku baturage. Yego. ntago ukuntu u Rwanda narubonye, agaciro ku baturage yaba ukomeye yaba uworoheje. Dufite abayobozi beza, ntawe ugukandagira, ntawe ukubangamira nko mu bindi bihugu. Umutekano mwiza. Ibindi bihugu ubigiyemo uzi ni nk'icyo gihugu bakandagirana. Reka nkubwire nk'urugero, mu bindi bihugu reba nk'imyigaragambyo ibera, reba za Uganda, reba muri Congo, ariko twebwe pe n'ukuri turi mu mahoro. Genda bishimira Imana. Saa sita z'ijoro uragenda. Icyambere n'umutekano. Ni ukuri pe dufite umutekano. Icya kabiri abayobozi beza. Icya gatatu se ko ntanzara twica ko dufite ibiryo, ko ntarumva ngo essence yabuze ngo abantu barajya kwiyandikisha batonda umurongo nk'i Burundi. Icya kane waretse nkarekera ibyo koko. Rero kubera isi ya filime ubamo hari ibintu utazi. Yego pe. Bivuga ngo u Rwanda wambajije ibyo muri filime u Rwanda ikintu cya mbere dufite umutekano. Na kivuze kesha ingabo z'igihugu, polisi, mbese buri muntu wese ufite ahura n'iki n'umutekano ndetse n'abaturage. Kuko buriya n'abaturage turi mu bantu nyine baharanira umutekano. Nabivuze. Icya kabiri ndi bukomatanyirizemo dufite icyo bita amahoro. Kuko aya mahoro igihugu cyacu gifite, wibuke ko tujya no kuyahigira ibindi bihugu. Sibyo? Dufite amahoro. Ikindi cya gatatu gikomeye, mu Rwanda dufite ireme ry'uburezi. Wabyumvise? Ndabimenya. Icya kane bimenye. Icya kane mu Rwanda niho honyine muri East Africa kugenda na Afrika yose ukagera n'irwota amasimbi, niho umuturage yivuza ku buryo bworoheje kandi akivuza neza, ntarembere mu rugo, akabona imiti. Yego pe. Ibyo wabyumvishe? Mu yandi magambo ubwo iyo tubivuze gutyo, ubwo aho tuba twinjiye ni hehe? Uburezi, umutekano, uburezi, ubuvuzi, aho turi ku isonga. Ndabimenye ubutaha n'amahoro mbivuga. Turi ku isonga. Ibyo byose ntiwabigeraho udafite iki? Amahoro. Wabyumvishe? Ifo urabyumva? Ni ukuri ndabyumvise. Ntaringize ngo ntabyo wumvise. Nabyumvise rwose. Nizere ko ubyumvishe. Yego. Urabyumvishe? Ubu se nkubwira ikindi. Oya ni ukuri. U Rwanda, niba kubaza u Rwanda, abakunzi bacu tuvuga u Rwanda rwateye imbere, rufite ibikorwa remezo. Ni ukuri pe. Imihanda, umuriro, amazi, mana, isuku. Ni ukuri. Isuku. Nyakatsi zaracitse. Nyine ntabwo nje gusingiza u Rwanda, ariko mba ngira ngo mbibutse ni igihugu turimo cyiza kandi kiryoshye, kiteye neza, kimeze neza, gifite ubuyobozi bwiza, kandi ubuyobozi bwacu icyo mbukundira umuturage ku isonga. Yego. Ivo amakuru noneho rero sasa. Meze neza. Umeze neza cyane. Ni ukuri.
none uyu munsi wa none nka Ivona kambe impamvu mpamagariye nk'uyu muntu mu kiganiro ubundi umuntu utubonye bwa mbere akumva Ivona ninde? Ivona ni Ivona mu kiganiro ndi umukinnyi wa filime nyarwanda nkunda na n'ukuri Nyako TV yego ndaza tugakora ibiganiro yego nibyo ni Ivona yego none se Ivo amen ubu uyu munsi wa none ni nk'icyo kintu kimaze kukuba muri filime nk'igihe umaze ukina yego ugahita uvuga ngo ahaho nakayiretse ariko kubera icyo nshaka akankomeze nk'iki cyabaye muri filime kikakubabaza muri filime nta kintu kirabamo ngo kimbabaze kubera ibintu filime ngenda bikunda iyo turi kuri shoti mba numva nishimye mu mutima wanjye nyine filime nicyo kintu cya mbere kinshimisha wenda mbikora nk'akazi ariko icyo mpa agaciro cyane ngiye mbikora kubera ibyishimo ibyiyumviro ni ukuvuga ngo ni ibintu nkunda cyane njye ndabikunda iyo mbirimo mba numva mbirimo n'umutima wanjye wose muri make kujya muri filime kwanjye nabaye nk'umuntu wibiye muri Yorodani ndabatizwa yego kujya muri filime kwawe umeze nk'umuntu wuriye muri Yorodani urabatizwa ni ikintu ukora ugikunda cyane n'umutima wanjye wose n'umutima wawe wose nta mbogamizi urahuriramo nazo wasanga zirimo ariko bitewe n'uko mbikunda ubanza ntazibona yego kuko n'ubundi nta kintu umuntu yabaho yakora kidafite icyo bita imbogamizi yego byanze bikunze haba harimo ikintu cyiza harimo n'ikintu kibi yego kandi abakunzi bawe n'abantu bagukurikira Imana ibaho umugisha mwinshi cyane n'abakurikira izi shene zacu yaba mu Marinda official yaba Uwineza Clementine ndetse no kuri Nyako TV bose mwese muraba agaciro Ivona rero hamaze igihe impamvu naguhamagaye hariho inkundura y'umuntu witwa Murongi Sabe umuntu witwa Julius Chita ariko bose cyane ndetse ubona ko ibintu byo babitwara mu murongo ndetse n'umuntu witwa Mama Rwagasabo cyangwa Mutesi Scovia ndatekereza ibyo bintu warabikurikiye ndetse na kuri telefone ndakubwira uti ndagushaka ejo ko dukora nk'ibyo bintu nk'umuntu usesengura ese ni ikihe kintu wumva uri gutekereza kuri ibyo bintu biriya bintu rero biragoye kuba umuntu yabisobanura ariko mu rundi ruhande nabwo ntibigoye cyane kubana n'abantu bisaba niba navuga kumvana buri muntu akumva undi nk'urugero nk'amwe baba YouTubers b'abanyamakuru niba mugenzi wawe agize ikosa ushobora kumugira inama ukamubwira ati nyamara hano ugenda gutya yego ahagenda gutya twatera imbere gute muri make mugafatana urunana mugahuza buri mwe wese akubaka undi mu rugendo murimo ngewe rero nkanjye Ivona ntago numva kuntu abantu baharasingana kandi bakora akazi kamwe Scovia ibyo yavuze warabyumvise yego Scovia ibyo yavuze narabyumvise mu ruhande rumwe ibyo Scovia yibaza ni ukuri ariko mu rundi ruhande si ukuri yegereza akamikoro Scovia ni umunyamakuru uzi ubwenge kandi turamukunda yego Sabe nawe ni umunyamakuru uzi ubwenge kandi nawe turamukunda Sabe warambwiye ngo wanamupfira hanyuma udatuma abantu bavuga ko nabogamye ngenda ajya ku mpande zose ndashaka kuza kuvuga utabogamye
urabona Dr Kanimba Sabe yamusabiye ubufasha abanyarwanda barabutanga aza kugaragara kuri kamera yuko yakize aranagenda turabibona muri make ntabwo twari twiteze ko iki kintu cyakongera kugaruka kuri iyi mihanda ntago Kanimba ari YouTubers ntago ari uw'imihanda ngo wenda yari kuzajya aza kuri kamera buri munsi ngaze kutwereka ko yakize yaraje atwereka ko yakize itoke turishima ni byiza duha Imana icyubahiro cyane cyane abagore turishima cyane nyuma rero urumva byari byararangiye nyuma nibwo Scovia nyine yaje gukora kiriya kiganiro akavuga ko hari ukuntu abantu barya amafaranga ukuntu Kanimba atakize mu ruhande rumwe icyo kintu wakibaza ariko dore impamvu utakibaza Juste niba ugiye kwa muganga bakakuvura ntibivuze kutazongera kurwara ubufasha abantu bamuhaye bwarakoreshejwe kandi buragaragara aza kuri kamera yarakize atambuka bikurikije nuko twamubonaga ari pararize aza atambuka turishima kuba yaraje atambuka rero ntibivuze ko na nyuma atongeye kurwara ntibivuze ko amafaranga abantu bateranyije yamuvuye ubuziraherezo ko atazongera kurwara kuba yakongera kurwara nta kosa ririmo ntibivuze ko Sabe yari amafaranga ntago rero ngiye ku giti cyanjye nkangivona uko mbyumva ntago byari bikwiriye ko Scovia yajya kuri kamera avuge kuriya ahubwo we yari gusanga Sabe nk'umunyamakuru mugenzi we kambwira ati none muvandimwe ko iki gikorwa wagikoze gutya na gutya nkaba mbona kizakugirira ingaruka bimeze bite bakabivugana aho babiri ariko ntibahite babizana hehe ku mihanda cyane cyane ko bari abantu ni abantu b'icyubahiro kandi twubaha ikindi nanone nakwibaza Sabe tuzi ko ari umuntu ucecetse bavuga agaceceka ntago nibaza noneho kuri inshuro Sabe niki cyaguteye kuvuga mumbarize nk'umusheri wawe niki cyateye Sabe kuvuga aho ntibavuga ibigoramye imihoro ikarakara ntago nzi ikintu cyateye Sabe kuvuga Sabe twari tumuzi nk'umuntu utisobanura twari tumuzi nk'umuntu ucecetse kuri inshuro rero ahari wenda impamvu nkeka yavuze nuko wenda ari umunyamakuru mugenzi we wamuvuzeho ariko suko nubundi na bagenzi be batamuvuze ahubwo ngiye nakwibaza ngo Sabe kuki waje kuvuga nubundi yuceceka ko tukumenyere kutajya wisobanura aho ntago Scovia yaba yarakomye urusyo n'ingasire bigakomangana icyo nacyo ni ikibazo nibaza yego none ukabubona Scovia kuba yaravuze ngo hari umuntu wanyuze gutya yakabana inkunga nyine agaragaza ubwo ni Sabe yavugaga ese icyo yaravuze kuki cyabaye too much ku itangazamakuru impamvu byazamutse cyane nuko Sabe n'ubundi icyo kintu bari basanzwe bamushinja ko hari ukuntu ajya bigenza byemere yego ngiye niyo mpamvu numva byahise bizamuka cyangwa se nanone bikaba biterwa n'uwabivuze uwo ari we nabyo birashoboka cyane cyane ko buriya Scovia we yaduha ukuri nk'abanyarwanda tukava mu rujijo kuko abifitiyeho amakuru ndi kumva yatanga ukuri kwa nyako akagushyira mu mucyo abantu bakamenya ukuri gusa kuba Kanimba wenda ari mu bitaro bwari mu bitaro ariko ntibivuze ko atavujwe ntago kuba yaravujwe agakira ntago bisobanuye ko atazongera kurwara wasanga arwaye n'izindi ndwara kandi ntago numva ko nese Kanimba yari kujya ahora kuri social media buri munsi aza kwiyereka abantu ngo narakize ntago byari ngombwa kubera icyo atagarutse ngo ashimire yaraje aza yarakize agenda neza tubona ko yakize turishima mwese mwagira ngo azaza atera agate bajya ahora yicaye kuri YouTube buri munsi abashimira none ni iyihe mpamvu ubona Scovia yaravuze biriya bintu
iyo mpamvu nyine niyo dushaka ko nyine Sikovia agaragaza akereka abantu buri kimwe cyose kuko abantu bari none ubona byari ngombwa ko Sikovia asubizwa na Sabe ubona byari bikwiye buriya rero nihitiraga abakunzi banjye ntibanyumve nabi ubona byari bikwiye ko amubwiye aya magambo n'abanyarwanda muri rusange njyewe ndi kukumva kabisa ariko iziri binavuze ashingiye ku matiku ariko nta kibazo ko bizi koko ko njye nawe tutarerewe mu matiku kandi biramutunze rero nshinjwa ubugome nshinjwa kwicita reka bwumvikane neza ubugome nshinjwa bwumvikane neza iki kintu gisobanuka bijemo n'abakobwa bivuze haba hahiye nyine bivuga nyine tubwire no kuvuga nyine byabaye ikibazo gikomeye cyane imiryango irakomakoma biranga na kiliziya ibyinjiramo ariko birananirana mwari muri aha ariko twe tumeze neza ahantu turi gukorera ikiganiro niyo studio ya mbere nziza mu Rwanda kuri YouTube nawe wibariyemo uri nk'iya kabiri cyangwa nyuma yaho gatoya ni ukuvuga ngo ubundi ikintu Nyagasani akunda ni umuntu uri mu kazi ashishikaye ni ukuvuga ngo yamubwiye ngo ni umukecuru ngo kuki umukecuru ajya mu matiku sibyo rero aba bantu bari gukora ikintu bita guhangana kandi ni ukuri ntabwo bakabaye bahangana barahangana bapfikisa bose ni abanyamakuru sibyo niba Sikovia yavuze kuriya ntabwo Sabe nawe yari guhita yihuta ngo ajye kuvuga ngo umukecuru ajya mu matiku Sikovia n'uw'imihanda neza Sikovia si uw'imihanda ibibazo byinshi Sikovia ntababyinjiyemo gusa nanone Sikovia urwego agezemo ndakeka ari hejuru ari hejuru gute urumva reka mbanze ngubwe Sikovia ni uje na Rugagi yego sibyo Sikovia muri uko kuza we na Rugagi Sikovia baba bamuvuzeho na Rugagi yego Sikovia aravuze ariko ni gute nyamaze Sikovia ngiye mbona nubwo abantu bamuriminga mbona biterwa no kuragira nyine urumva iteka ryose umuntu ugira ukuri baramurwanya kandi ukuri kuranatsinda sibyo biriya bintu rero baherekera babivuga kuri Sabe agaceceka kuri iyi nshuro rero noneho sinzi ikintu gitumye Sabe abyuka akavuga ati noneho reka ngende mvuge yaje aravuga uti muri iki kiganiro yarabivuze ndeke gushyiramo amajwi atazanyitera oya ntacyo ngewe naracyumvishije rero ese ubundi yaceceka ko n'ubundi yari atuwaceceka ni naho abantu bavuze ngo Sabe ko twabonye wurira ibipangu Sabe inkuru zikavugwa ugasimbuka ukavunagurika ni iyihe mpamvu ni iki cyaguteye n'inshuti ye yavuze ko buriya yavunitse umubiri wose rwose Chita yavuze rero bantu b'Imana nubwo muvuga ngo Sabe ngo yaravunitse mubivuga uko bitameze yavunitse umubiri wose yavunitse umubiri wose ahubwo yarapfuye bitunguranye nyamara Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ngo ariko hari igihe nzabishyira imbere y'amaso yawe byose yari yawumena se ahubwo wowe se ko bahamagarana ngo ni inshuti ngo ni iki ngo zakadasohoka ese ibi bintu ubundi abantu b'abapapa nje rero nari nzi ko iyi content yanjye y'amatiku niyizeyemo abantu bavuga ngo ni iby'amatiku nzi ko nta uzayinsanga makuba maje kunsagarira ari benshi cyane erega Sister buriya hazi mu watsi kandi abakundanye nibo bashyirana hanze sibyo nibo bashyirana hanze n'ibindi muzabyumva shyira ukuri ahagaragara ubona ari irihe kosa Sikovia nimba hari amafaranga kanimba atabonye yaroherejwe ko Sikovia ni umuntu utajya kuvuga ibintu gutyo Sikovia ari kuvuga ukuri ariko twebwe natwe icyo turebaho natwe cyaducanze nashyira ukuri ahagaragara uti kubera iki kanimba yaravujwe rega yaravujwe ari uharavuzwe none kanimba bagiye kumukoraho ikiganiro ari paralisi narakiboneye bakubufasha paralisi siravuga iramuvi ntiyahagurukaga nuko rwose yararembye binavugwa ko n'uyu munsi yabarembye yakubufasha barabutanga
Kanimba agaruka kuri kamera atambuka ari umugabo mwiza w'imbirizi ubona ko atambuka nta kibazo afite. Sikove ejo bundi aravuga ati none ari kuvurira mu bihe bitaro, ari gukorera he? Abivuze koko natwe tujya twahumuka amaso, turavuga se wa mungani ko duheruka umuntu yaraje akatwereka ko yakize nta kibazo afite, wa mungana aherereye he? Urumva rero hari ibintu byinshi turi kugenda tumenya tutari tuzi. Ubwo rero Sabe impamvu ari kuvuga, burya mujye mumenya ko hejuru y'inkoko haba dendo. Ubanza Sabe yagizemo ubwoba. Oya nyine buriya yavuze uti ahubwo nanone kandi urabizi ikintu Sikovia yinjiyemo muri ubu buryo. Ese byari bikwiriye ko Sikovia sibyo byari bikwiriye ko Sikovia wubwe afata Sabe akamumenshoninga mu kiganiro akuriye urwego rw'itangazamakuru ryigenga, yarangiza kandi amufitiye mu nshingano. Ntago Sikovia yatumizaho Sabe cyangwa akamwandikira nubwo ari mu mahanga akamusaba ibimenyetso. Nanjye ibyo nabivuze kare. Sikovia akunda gukora nyine ryo kumeshoninga amazina y'abantu kandi ahagararira urwo rwego ko tutigeze twumva Barore ayoboye ameshoninga abanyamakuru. Ese ntago cyangwa Sikovia ibyo yaherewe kuyobora ntago arabyumvisha maracyazi kari ku mihanda we? Rero ibyo nabivuze mu kanya, navuze ngo urwego Sikovia yarimo ntago yarakwiriye gufata, ntago yarakwiriye kuza ngo abivuge kuriya. We yari kwegera Sabe akamusaba ibimenyetso. Ariko buriya hari ukuntu wirukanka cyane ugashiduka warenze iwanyu. Ibyo rero ntago twabitindaho, nge nihitiraga mu mbabarire. Yego, none se nge nkibaza Sabe utarigeze asubiza abantu bamuvuze kandi baramuvuze bihagije, ariko akabona ko none hashiritse ubwoba agashyiramo agapira akaza gusubiza Sikovia. Ahaho ibi byo birakirwa biti? Sikovia ni umuntu ukomeye. Ukomeye gute? Urumva bariya basabe bose arabayobora. Ni umunyamakuru, ni umunyamakuru. Kuba wayobora abantu ntabwo ari igisobanuro cy'uko uba ukomeye. Arakomeye kuri bo, sibyo? Ahubwo aba ari igisobanuro cy'uko nyine abantu bakugira icyizere kuko bakubonamo. Sikovia rero yakabaye yicara mu biro akicara agatuza, ariko si yo mpano ye. Impano ye ni y'imihanda, n'ubundi mwamutoye ari ku mihanda, mureke nyine abinjiremo neza bye. Iyo si impano ye. Impano ya Sikovia si ukwicara mu biro ngo afate ikaramu. Ubu tuvugana biri kuvugwa ko nabibonye ku kwezi ko hari abanyamakuru barangije gufunga. None ejo bundi ntiyabivuze? Batanagira ngo wenda oya, ejo bundi yaravuze ati niba mufunze Jack, buri muntu wese wamutunze kamera ari hehe? Sibyo? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo rero Sikovia ntago impano yari ukwicara ntago ari ukwicara mu biro rwose. Dore barababeshye, impano ya Sikovia ni ukuza imihanda agacukumbura. Karabaye noneho ari nagahanga yarambara ntaze ko amakuru namenye wenda nasangije ayigeze ku masaha y'umugoroba kuri Great Hotel hariya mu Kiyovu, ariko witwa Onika ndetse na kamarade babasanze bakahabakura bakabatwara. Amakuru namenye nuko aho baruhukiye ari kuri sitasiyo ya RIB hariya kuri Metropolitan i Remera. Urakoze cyane. Hanyuma nkamenya ko mwari barimo bari mpamvu bagufunga kubera ko ntarabona official statement bivugaho. Harimo uriya watereye ivi Jack, bikavuga ko ibyakozwe byo kumuterera ivi, ibirori byabaye byose byari kunanga, byari agakino ko gushyushya gutwika ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero nawe mu kwisobanura ko bari kuvuga ati ntabwo rero gushora amafaranga araguriye mu by'ukuri ari agakino, byari byanyabyo. Bikaba bishoboka ko byaba byaratekerejwe
yavuze mu bandi nabashije kumenya kuko ni urutonde runini babasha kumenya neza amazina yabo bose ariko abenshi ari abayutubazi bakoze hari icyaha cyitwa gukwirakwiza cyangwa se gukwirakwiza iterasoni urukozasoni something like that barimo na Sandrine wa Gasaro TV wenda aza kumugarukaho mu kanya mu buryo bwihariye kuko we mbere y'uko agenda kuko niyo atawe muri yombi we yarijyanye ntiyafashwe niyo mpamvu nabuze n'ukuntu mbivuga byita kuganirizwa cyangwa iki waba ushaka gushora imari muri YouTube aha ntabwo byoroshye urabyumvishe yego ariko Jackie twari tuzi buriya mwana yari yahindutse ubona ko ari umuntu ukeneye kubaka niko nabibonaga sibyo nta biganiro birenze yakoraga icyo uriya mugabo yakoze ni iki ni nkaho we yafashe Jackie ni nkaho yafashe igisebe cya Jackie arangije kiminjira mu rusenda Jackie we aravuga ati njyewe nari naracecetse mvuga ngo niko zubakwa umugabo se wafashe ya mbere akajya kuri kamera Jackie rero bitewe n'ubuzima yanyuzemo n'ibibazo yahuye nabyo yabaye nk'umusajije rero nawe nagenda bazwe nawe bamuganirize ntiwenda ntibamufunge ariko bamuganirize nawe abo umugabo nyamugabo umugabo w'injajwa nawe ntago ari mwiza rwose ntago byari bikwiriye kuri ya mugabo ajya kuvuga amabanga y'urugo ngavuge ng'indwara yasanganye umugore we ubundi se nk'ibyara ari kubitubwira ngo tubimaze iki none se bibaye koko yari prank Jackie akaba arababwiye uti ibintu byari prank kuko Jackie ubu we ari hanze cyane ariko abandi bahamagajwe nuko bibaye byari kwanavuga gufungwa ntago twavuga gufungwa ariko nanone burya iyo waraye ahantu hatarahawe bibaye rero byari prank urumva bikakavuga uti ibi bintu byari prank bari babiteguye nge mbibonamo hakagira abahamagazwa kugira ngo basobanure bya bintu bibaye byari prank ntago twabitindaho kubera nyine abayutubers se ko babahereyeho gushaka amafaranga bashatse nyine inkuru ituma babona amafaranga rero hari ukuntu nyine hari ukuntu wirukanka mu byondo kenshi ugashiduka wanyereye ibyo rero nta gitangaza cyaba kirimo ko byaba ari na prank kuko mbona ari byo byuzuye ku ma YouTube ejo kumva ngo umugore yatandukanye n'umugabo kandi bararanye bari kumwe nta kibazo bafite aba diaspora bagatanga amafaranga ngo bamufashe ngo bamukodeshereze kumbe bari kwishakira iki amafaranga ibyo rero nabyo birashoboka ntago twabitindaho ntago ubona kuba aba YouTuber benshi barimo bajya gukora ama YouTuber mu bindi bihugu ubu witwa Prezire ntahari haganzwa Prezire wa Zaburishya witwa Sabe Waisindi nawe ntari mu Rwanda we yahunze yarashenjaguritse witwa Yago ntari mu Rwanda yego ntago wabona bifitanye isano no kuba batinya nanjye nicyo nari ngiye kuvuga birashoboka kuko just aba bantu bariye abantu uravuze ngo bahunze kuba barariye aba bantu bariye amafaranga y'abantu nshuti yanjye buri umwe wese hagurutse akavuga nabo twitabere wasanga ari ikibazo rwose nta muntu urampa n'igihumbi cyawe njye nta kibazo mfite njye nta kibazo mfite sibyo ariko nyamara aba bantu bagiye bavugwaho ko hari abantu bareba ba Penina bagiye bavuga ati Penina nibishaka ntubambye aba bantu ngo bagiye baribwa aba bantu umva aba yarajya avuga uti juste mumbere imiriyo mureke n'aba diaspora nabo bagire nihahamuka bajye batureba banadutinya basanze turabaryi basanze turabaryi basanze turi babi uri kumva bahitamo gutuza baraceceka ubu tuvugana kugira ngo ujye kuri kamera ugendurire ngo mfite ibibazo ngo ngire gute umudiaspora shiduke ntago ibyo bipfa kubaho kuko barariwe bihagije aba bantu rero bareke bagende kuko barariye pe nimwegendere mu rubuke mwarariye barariye abo mwariye ni benshi buri muntu wese yatuye akavuga geste uyu munyamakuru wo ku kwezi aravuze ngo ni urutonde runini aho ntiyaba ari za YouTube channel nyakubahwa Bitseri Murangira umuvugizi wa RIB yaba yarameshoninze mu maze cyane ko harimo amacano yihanangirijwe nka gatatu
yarayavuze kandi mu bo yavuze ngo cyane cyane kandi mu bo yavuze ndumva harimo bamwe bagiye kwitaba buriya bari buganirizwe gusa nyine leta ni umubyeyi barabaganiriza nyine babereke uko bakwiriye kugenda batahe nuko nyine njye mbona igihe kigeze kugira ngo YouTube mu Rwanda yere izera kirageze izera rwose reka mbwira imiryango y'aba bombi ntibahamuke kuko igihugu gifite oya ni ukubaganiriza ntimugire ubwoba baragenda babaganirize none se nibabaganiriza bagataha barabaganiriza bagataha rwose ntimugire ikibazo leta yacu ni umubyeyi iragenda ikakubwira ati nyamara wagakwiriye kugenda gutya ukagenda gutya wakumva nyine iyo wumviye nta kibazo. Jackie yaravuze ati ubundi barakuganiriza iyo wemeye kumvira nta kibazo. Hari abahanga bari kuvuga ngo bahora batega imitego Pastor Claude ariko ngo bagategereza ko afungwa bakabibura. Pastor Claude kuva bamuha warning we na Pastor Mutesi gahunda bibereyemo no kwisabanira imbabazi. None niba baramenye ubwenge babigenze bate? Yagize amahirwe arabimenya, bamuha last warning arabyumvira afite uko ari kwitwara. Ubwo rero igihe cye nikigera ubwo nyine umunsi w'umuntu ntahujya, niba igihe cyo kuyufungwa nikigera azafungwa, ariko niba ari kwitwara neza niki cyatuma bamufunga? Ariko nta cyatuma bamufunga. Niba ibyo bavuganye yarabyubahirije numva nta kibazo, kandi byari bikuriye ko Pastor Claude na Pastor Mutesi basaba n'imbabazi pe, kuko byari bikwiriye, natwe nibyo twifuzaga. Yego. Uyu munsi wa none wabwira iki abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga? Nababwira ngo bajye bumva, batinde gusubiza, bagende gake, nyine ni mukora ibintu biri mu mucyo. Nawe urimo ngo nawe urimo gisengira wese nturimo nawe uri mu YouTuber njyewe wari wigira wumva ribi imvuga nyine komereza aho ngaho. Ubundi ukuntu njyewe aka kantu kanje ni ka content wowe banizaniye nkavuga ngo ibintu bitagenda nibi kandi nkibandira mu bakozi b'Imana mbanze bakozi b'Imana rwose bagenzi bawe. Urumva nimba umuntu aje hano akavuga ngo ni umukozi w'Imana ariko mbizi ko ari guhanura ari kunywa ibuye ibuye n'imbutabuta abibona nyine imwe bakanazifata bakazishyira mu gacupa bakanywa ukicecekera. Ninza hano gusesengura uwo muntu yaguye muri mistake ntibaze kumva ko ndi buborohe. Ni ukuri ibyo nturabyumva. Yego. Rero ni ukuvuga ngo abantu twihanganirane, ahubwo dukora ibintu bikwiriye, ariko uretse ko hari ibinyamakuru byaba bifite umumaro ndetse n'ingenzi by'umwihariko mu bantu batekereza no kuganirizwa, kandi abo bameshoninze nabo bahamagaye ntibumve ko byacitse, n'abasigaye ntibumve ko byacitse. Dukore ibintu bifitiye igihugu umumaro, ndetse content zirahari ni nyinshi. Oya biragenda neza. Twere kumva ko byacitse, twere kumva hari abantu bavuga na runaka se yafungwa burya na runaka se byamubaho. Iriya nzu nta muntu utazayita. Iriya nzu yagenewe abantu bose. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba gutuza agaceceka, kuko nibyo bajya bavuga ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo. Ntago ari ngombwa rero ngo wifurize umuntu ikibi, kuko nawe ejo ikibi cyakugeraho, kuko igisi ntisakaye irava. Yego, niko mbyumva. Ivona, hari umuntu yumva ashaka kukuvugisha arakubona gute? Umuntu ushaka kumvugisha arambona kuri 0786 6 990 295. Ivo, reka tugushimire. Yego, murakoze. Urabyemeye? Yego. Uzagaruka? Cyane rwose. Umwanya wowe wabonye bikonje ukavuga ngo ikonji basi reka nje kuri Nyako TV Mama Linda official. Yego. Uwineza Clementina. Yego. Official, reka tugushimire. Murakoze cyane. Ntabwo tuzarya ibyawe. Oya. Nimero tuyikatamo. Oya nta kibazo pe. Urakoze cyane bakunzi bacu, rero turabakunda kandi turabashimiye
ku nkuru n'ibiganiro dukunda kubagezaho mukore subscribe mu sharing ibyo biganiro Imana ibarinde bye bye